Bakunzi b'ikigo Kunda Ubuzima turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kigo Kunda Ubuzima Health Care. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care dukorera i Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etaje ya mbere ku muryango wa E050, aho niho dukorera mu kigo Kunda Ubuzima Health Care. Kandi mwaduhamagara kuri 0788 56 86 2. Iyi nimero mbabwira iba no kuri WhatsApp. Mu kigo Kunda Ubuzima Health Care rero tuboneyeho no gusuhuza abakiriya bacu batugana, abari ku mpande enye z'isi, abari i Burayi, muri Amerika, muri Aziya, mu Bufaransa, mu Bwongereza, Norway ndetse no muri Afurika muri rusange. Abo bose turabasuhuje, turabakunda kandi tubahaye ikaze. Kandi tubashimira uburyo ku musomo y'website yacu ariyo wa#kundubuzima.rw, ndetse tubashimira information muduha n'uburyo mubikurikirana mukurikira amakuru tuba twabahaye. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care gifite intego yo kugeza abanyarwanda n'abadiaspora bari hanze mu bihugu ko tubafitiye serivisi yo kubagezaho inyunganiramirire zikozwe mu bimera zirinda kandi zikanavura indwara zitandukanye, harimo za diabete, hypertension, umwijima, igifu n'indwara z'amara, constipation chronique, imitsi, indwara z'amagufwa, babuza appetit, bafite ikibazo cy'amaso, umutwe wa migraine, kanseri z'inkondo y'umura na kanseri ya prostate, ndetse n'abagabo bananirwa kubaka urugo, gusimbuka urukiramende bikabananira. Abo ngabo badusanga mu kigo Kunda Ubuzima Health Care tukabafasha, tukabaha inyunganiramirire zikozwe mu bimera zirinda kandi zikanavura indwara zitandukanye. Rero aka kanya tugiye kubaganirira ku nyunganiramirire yitwa Spiruline. Iki kiribwa gikora nk'umuti, ni cyiza kuko n'abasirikare b'Abanyamerika baragikoresha bashaka kugira ngo bagire imbaraga, bagire ubudahangarwa kandi baba bafite intungamubiri zuzuye. Iyi Spiruline ni aliment protecteur, aliment énergétique et aliment constructeur. Kandi iyi Spiruline by'umwihariko ni nziza mu gufasha impindura gukora neza, ari bwo bita urwagashya. Ariyo bita impindura, niyo bita pancreas, impindura bayita pancreas. Iyi Spiruline rero iyifasha gukora neza, bityo umusemburo wa insuline n'umusemburo wa bikago ukabasha gukora neza. Kandi iyi Spiruline by'umwihariko ikoreshwa guhera ku mwana w'imyaka umwaka umwe kugeza ku myaka 90. Ikindi iyi Spiruline ikura uburozi mu maraso, by'umwihariko ino Spiruline izamura immunity, irimo intungamubiri zose za ngombwa, irimo ibikomoka ku matungo n'ibikomoka ku bimera. Kugira ngo mubyumve neza, buriya umubiri ukenera 50% by'ibikomoka ku matungo na 50% by'ibikomoka ku bimera. Bityo iyi Spiruline irimo omega 3 na omega 3, ikaba irimo proteine za ngombwa umubiri ukeneye ndetse amino acide umubiri ukeneye. Iyi Spiruline ikora kuri DNA ndetse ituma RNA ikora neza, transfer ribonucleic acid. Niyo mpamvu iyi Spiruline iyo byonyine yihagije mu kuzanzamura, mu kuzahura umubiri wazahajwe n'indwara zitandukanye. Umwana ufite kwashiorkor, marazime n'izindi ndwara zitandukanye, cyangwa se ufite ikibazo cy'imirire mibi, ndetse n'umuntu mukuru ufite ikibazo cy'imirire mibi akoresha ino Spiruline. Izamura abasirikare b'umubiri, abasirikare b'umubiri bagakora neza, abarinda umwijima bagakora neza, abarinda igifu bagakora neza, abarinda ibihaha bagakora neza, n'abarinda umutima bagakora neza, kuko izamura immunity cyangwa se immune system. Ino Spiruline by'umwihariko umurwayi wa diabete iyo ayifashe imufasha kuringaniza igipimo cy'isukari y'umurengera mu maraso, bityo impindura igahindura insuline na glucagon neza, ari bita pancreas, bigatuma impindura ibasha gukora cycle pancreatique. Ni nziza cyane iyi Spiruline. Iyi Spiruline irimo intungamubiri za ngombwa, irimo vitamine A. Iyi vitamine A ifasha ubwonko gukora neza, ifasha amaso gukora neza, ifasha uruhu gukora neza. Afite ikibazo cy'amaso atabona, iyi Spiruline irihagije. Ino Spiruline irimo vitamine B complex za ngombwa umubiri ukenera kandi zizeye ku ruhando mpuzamahanga, kuko iyi Spiruline ifite ubuziranenge bw'ikigo mpuzamahanga GMP, Good Manufacturing Practice, cyo kiha uburenganzira kugira ngo tubashe
kuyohereza hanze iri standard, kandi ino Spirulina ifite ubuziranenge ihabwa n'ikigo FDA, Food and Drugs Administration, cyangwa se Food and Drugs Authority, aricyo kigo gikorera mu Rwanda, no mu Rwanda haba FDA, Food and Drugs Authority, ndetse n'ikigo harare cy'abayisilamu nacyo gishinzwe gutanga ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa bareba ko bitari harmful, dushobora kwangiza ubuzima bw'umuntu. Iki gihingwa cyitwa Spirulina kirazwi ku ruhando mpuzamahanga kuko nk'abantu bari barwaye COVID-19, abantu bakirutse indwara bagakoresha ino Spirulina irabafasha kuko yongera kubazanzahura. Nindi kubabwira ko iyi Spirulina irimo vitamine B complex nka vitamine B1. Vitamine B1 ifasha globule rouge na globule blanc kongera gukora neza, ndavuga insoro z'umweru n'insoro zitukura. Ifasha globule gukora neza ndetse na immunoglobuline gukora neza. Ino Spirulina irimo vitamine B2, iyi ngiyi irimo vitamine B2. Iyi vitamine B2 nayo ni imwe muri vitamine ifasha systeme nerve gukora neza, ndetse igafasha ku bantu bagira ikibazo cya vitiligo kubafasha kumera neza bakagira ubuzima bwiza. Irimo vitamine B6. Iyi vitamine B6 by'umwihariko mu byo ikora ifasha none kuzamura immunite, ariko cyane cyane vitamine B6 iyo umugabo yayibuze rapport sexuelle iramunanira. Iyi vitamine B6 iri mu bintu muri vitamine B complex zifasha prostate gukora neza, bigatuma amaraso agera mu gitsina ahagije, ndetse by'umwihariko kubera ko iyi vitamine B6 iyo idahagije mu mubiri nabwo ushobora kugenda uzahara, ukumvira gucika imbaraga, kugira umunaniro wa hato na hato, kubura apeti, kumva udashaka kurya, kumva ufite umunabi, kumva utameze neza, utari sitamina, nta mbaraga ufite. Iyi Spirulina iyo wayifashe irimo iyi vitamine B6 iragufasha kugira ubuzima bwiza, ndetse n'umwana ufata iyi vitamine B6 ni vitamine B1 na vitamine B2 iramufasha kugira ubwonko bukangutse, ni vitamine B complex. Iyi Spirulina irimo vitamine C. Iyi vitamine C bayita ascorbic acid, ni nziza kuko by'umwihariko iyi vitamine C ituma umutima ukora neza, igafasha uruhu gukora neza, igatuma amaraso atembera neza. Ino vitamine C ni nziza cyane kuko umuntu uyifite ntabwo ashobora kugira ikibazo cy'uburwayi bw'umutima, ntabwo ashobora kugira ikibazo cy'uburwayi bwa diabete, ntabwo ashobora kugira ikibazo cy'uburwayi bwa hypertension, kuko iyi vitamine C ni nziza cyane uyifite mu mubiri. Ufite vitamini nziza kandi zizewe, kandi ishobora gutuma umubiri ukora neza ntugire ikibazo cy'uburwayi bw'umutima. Ino Spirulina irimo beta carotene ikomoka kuri karoti. Iyo turiye karoti zikagira mu mubiri, cyane cyane nka karoti mbisi, umubiri urazitaransforma ukazikuramo beta carotene ikajya gusana selile beta. Ariyo mpamvu tuvuga ko Spirulina ari nziza ku barwayi ba diabete yo mu bwoko bwa mbere cyangwa se mu bwoko bwa kabiri, kubera ko n'umwana ashobora kuvukana diabete rega, kandi birazwi ko bashobora kuyivukana. Hari diabete hereditaire na diabete ituruka ku myitwarire cyangwa se ku byo tuba twariye. Iyi diabete iri hereditaire ni diabete ya mbere yo mu bwoko bwa mbere, niyo izengereza abantu, kimwe nk'uko umuntu ufite umwijima wa hepatite B nawe aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ino Spirulina by'umwihariko irimo calcium nziza ihagije, kandi tuzi ko calcium ikomeza amagufwa n'amenyo. Iyi calcium nziza ikora maintenance ku bwonko, iranforce memory, kandi calcium ndetse inatuma umuntu agira apeti. Iyi calcium ifasha n'amaraso gukora neza, agatembera neza, ni nziza cyane, irihagije. Ikabamo potassium iri ku kigero gihagije, ndetse ikajyamo na magnesium. Magnesium tuzi ko iva muri aubergine. Aubergine rero muri iyi minsi ni ikibazo gikomeye cyane, zaravuze, ndavuga intoryi, ariko iyi Spirulina irihagije, irimo les aubergines nziza kandi ziri ku kigero gihagije umubiri ukeneye, miligarama za ngombwa umubiri ukeneye. Irimo sodium.
Sodium nayo ni nziza cyane kuko nayo ifasha umubiri gukora neza ndetse igafasha endocrine system, igafasha glande thyroid gukora neza, igafasha parathyroid gukora neza. By'umwihariko zino nyunganiramirire zose nababwiye zirimo hano, izi vitamini zifasha endocrine system gukora neza, appareil circulatoire gukora neza, appareil urinaire gukora neza, systeme endocrine igakorwa neza mu buryo bwizewe, ndetse igafasha na systeme nerve gukora neza, igafasha amagufwa gukora neza, bityo amagufwa agakora amaraso ahagije bitewe ko harimo calcium na sodium kandi irihagije. Bivuze ngo iyi spirulina ifasha amagufwa gukora amaraso ahagije na antioxida nshingiye kuri vitamini ziyigize na sidamine ziyigize ndetse na proteine ziyigize, irimo na multivitamine. Bivuze ngo irihagije. Iyi spirulina ni nziza ku muntu ufite ikibazo cya prostate, ni nziza mu ufite ikibazo cy'umwijima kuko ifasha umwijima gustoka intungamubiri no gusohora torobire ndetse no kudetoxifiya, wikuramo imyanda ituruka ku byo tuba twari bitandukanye, cyangwa se ku bantu banywa imiti iri chemical product. Buri gihe iyi ngiyi ifasha umwijima mu kutinjiranwa na toxin, bityo umwijima ukabasha kugira ubwirinzi ugasohora. Kandi umwijima ni stock y'intungamubiri zitandukanye, cyane cyane mu nka za vitamini twavuze haruguru. Ndetse iyi spirulina ifasha impyiko gukora neza, ifasha uruhu gukora neza nshingiye ku ntungamubiri ziyigize. Ikenewe na bande, ikenewe n'umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwa diyabete, ikenewe n'umuntu ufite ikibazo cy'indwara ya hypertension, ikenewe n'umuntu ufite ikibazo cy'indwara ya prostate, yaba kanseri cyangwa se prostate yarabyimbye, ikenewe n'umuntu ufite ikibazo cy'imirire mibi, igakenerwa n'umuntu ufite ikibazo cy'indwara y'amagufwa yaramunzwe. Iyi ngiyi ituma amagufwa akora amaraso ahagije, ikenewe n'abantu bafite digestion idakora neza, ikenewe n'abantu bafite ikibazo cya immunite, ubudahangarwa bwaragabanyutse. Iyi ngiyi barayikeneye. Ikenewe n'abantu bafite ikibazo cya endocrine system, ndavuga imvubura cyangwa se imisemburo idakorwa neza. Ikenewe n'abantu bafite ikibazo cy'isukari y'umurengera mu maraso. Ikenewe n'abantu batareba neza ino spirulina. Ikenewe n'abantu bafite ikibazo cy'imyanda mu maraso cyangwa se imyanda mu mubiri, bafite infection yo mu maraso. Igakenerwa n'abantu bafite ikibazo cya migraine cyangwa se umutwe w'uruhande rumwe. Ikenewe by'umwihariko n'abantu bafite ikibazo cy'imitsi, ikibazo cya crampe musculaire. Iyi ngiyi yabafasha. Ikenewe n'abantu bafite ikibazo cya rhumatisme, ndavuga rubagimpande. Ino spirulina irihagije. Ndetse ikenewe n'abantu bagira ikibazo cy'ibinya, ibinya mu ntoki. Iyi ngiyi irihagije kuko irimo calcium, irimo za sodium, irimo za magnesium, irimo za zinc. Iyi ngiyi irihagije, irimo na za feri. Iyi ngiyi irimo amino acid zifasha DNA gukora neza na RNA. Igakenerwa by'umwihariko n'abantu bagira umunaniro wa hato na hato, by'umwihariko abantu bakora siporo. Iyi ngiyi barayikeneye cyane cyane kuko ituma hagira muscles, ituma hagira ibituza kandi inyama zikaba zumutse zimeze neza. Bivuze ngo uvuye muri siporo ugakoresha spirulina irihagije. C'est un aliment complet. Uyikeneye, uyishaka, waduhamagara kuri 08 56 46 68 dukora mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu nyubako ya Chic muri etage ya mbere ku muryango wa E050. Aho niho dukorera. Watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara, tuba duhari kugira ngo tugufashe. Duhari ku bwawe rwose mubyeyi, mugabo, nawe rwose urakenewe kuri iyi spirulina. Ukimara kurya ibiryo byawe ukarenza aka kanini ka spirulina, biragenda bikica imyanda kuko ifite n'ubushobozi bwo gukuramo amibe mu maraso yawe. Iyi ngiyi ni nziza n'abantu bafite ikibazo cy'amaraso make, anemia, insomni, badasinzira. Iyi ngiyi irihagije, yabafasha. Nimuze tubahe iyi nyunganimirire ikozwe mu bimera, yizewe ku ruhando mpuzamahanga. Nta handi mwayisanga mu kigo Kunda Ubuzima Health Care
murakoze tubahaye ikaze.